Niba utuye i Burayi, Amerika cyangwa Canada, birumvikana ko rimwe na rimwe uba wifuza ko umuvandimwe, inshuti, umufasha cyangwa umwana aza kugusura aho uri kubera ko bigora kubona konje mu kazi ngo abe ari wowe ujya kubasura kandi ari wowe nibura bafite umwanya wo kuza kuba bagusura. Muri DP Rwanda na Immigration tugiye kubagezaho intambwe ku yindi uko watumira umuntu akaza kugusura aho utuye mu mahanga, haba muri USA, Amerika, Uburayi, Europe, Canada cyangwa Australia. Ibi tugiye kuvuga ni processes ijya gusa hafi mu bihugu byose by'uburengerazuba bw'isi aho waba uri hose. Itandukaniro niyo ryabaho riba ritoya cyane. Icya mbere, reba muri agenda yawe ugena umunsi wifuza ko uyu muntu azagusura. Shyiraho umunsi, ukwezi n'umwaka wifuza ko azagusuriraho kandi nawe ubimenyeshe nibura habura nk'amezi 6. Gutegura ni ingenzi cyane kuko bigufasha kumenya niba nawe wenda uzaba ufite umwanya cyangwa ufite konje ku kazi kugira ngo uzabone uko wajya kumwakira ku kibuga cy'indege, kandi bikugabanyiriza stress za immigration zose zijyanye no kumwakira. Baza ibiro bya immigration mu karere utuyemo, kuri district utuyemo, ibisabwa byose kugira ngo wemererwe gutumira umuntu ambasade imuhe visa. Icya kabiri, genzura neza niba wujuje ibisabwa mu bushobozi byo kwereka immigration ya kuri office utuyemo, immigration ya district utuyemo, ko ufite ubushobozi bwo kwakira uwo muvandimwe, inshuti cyangwa umufasha. Muri ibi harimo ibihugu bigusaba kuba ufite kontra y'akazi, bakanagira umushahara utajya munsi mbere yuko bemeza ubwishingizi bwawe. Nko mu Budage ugomba kuba ufite kontra y'akazi umazemo nibura amezi 3 kandi uhembwa amafaranga atari munsi y'1570 ku kwezi. Muri Amerika bigusaba kuba ufite akazi cyangwa ufite amafaranga ahagije kuri konti, ubwo ntabwo bavuga umubare, cyangwa se ukerekana tax return y'amafaranga uhembeho cyangwa uhembwa. Muri rusange ku bijyanye na finance amafaranga bigusaba kuba ufite akazi nibura umazeho amezi 3 ndetse ufite n'amafaranga cyangwa uhembwa amafaranga ahagije yagutunga akanatunga uwo watumiye. Ibi ugomba kugenzura umubare w'amafaranga nibura immigration mu karere utuyemo, muri district utuyemo isaba umuntu wese kuba ahembwa cyangwa atunze kugira ngo ubusabe bwo gutumira umuntu wundi uje kumusura bwemerwe. Icya gatatu, kureba niba ufite inzu ifite ubushobozi bwo kwakira uwo watumiye cyangwa se inzu ifite ahantu hahagije ho kuba wakwakira umuntu. Immigration y'akarere utuyemo mbere yuko bohereza dosiye yawe muri ambasade yo gutumira umushyitsi wawe, ireba niba ufite inzu cyangwa icyumba gihagije cyo kuba wakwakiramo uwo muntu. Ngo ubuso, niba ukodesha kandi ugomba kuba ufite ubuso nyine buhagije bwo kwakira uwo muntu. Mu Bubiligi, mu Budage, mu Buholandi, mu Bufaransa no muri Espagne bafite ibipimo byagenwe. Nahawe rero ho kureba niba mu gihugu utuyemo ibyo bipimo aho bihuje. Ibyo byose niba ufite icyumba kimwe ntabwo bashobora gupfa kwemera ko haza undi muntu. Ugomba kuba niba ufite icyumba cyiyongeraho cyangwa se ubuso bundi bwiyongeraho, nahawe kujya gupima rero kuko ntabwo twabivuga byose muri kino kiganiro kimwe. Icya kane, kwandika ubutumire. Mu gihe umaze kumenya ibisabwa ku bijyanye n'ubushobozi, amafaranga ndetse n'inzu n'ubuso bw'inzu uzamwakiriramo kandi ukabona urabyujuje, ugomba guhita wandika urwandiko rumutumira kugusura. Muri uru rwandiko hagomba kuba harimo itariki wifuza ko azagusuriraho n'itariki agomba kuzatahiraho. Binashobotse wavugamo aho uzamutembereza n'impamvu umutumiye muri icyo gihugu. Icya gatanu, gutwara dosiye kuri immigration, yaba kontra y'akazi, urupapuro uhemberwaho ndetse na kontra y'inzu niba ukodesha cyangwa se igipapuro cyerekana ko iyo nzu ari iyawe, ndetse n'urwandiko ugomba kubitwara kuri office ya immigration mu karere utuyemo. Bigomba kuba biherekejwe na passport y'uwo watumiye n'ibindi bimuranga. Icya gatandatu, ibiro bya immigration nibimara kubyakira mu karere utuyemo bikabyigaho bagasanga biruzuye, bazakumenyesha ko dosiye yawe yuzuye maze baguha icyemezo cyo
baguha icyemezo cyangwa seritifika ko ufite ubushobozi bwo kwatumira uwo muntu. Icyo cyemezo ntikizohereza muri ambasade, uzoherereza uwo muntu kugira ngo azagitware muri ambasade igihugu wamutumiyemo aho atuye. Birumvikana ko ubusabe hamwe na hamwe bwishyurwa amafaranga kugira ngo immigration, ofisi ya immigration mu karere utuyemo, aho i Burayi, Amerika cyangwa Canada, Australia, bige kuri dosiye yawe, kuko urumva ntabwo babyigira ubuntu kandi ntabwo ari mu nyungu zabo. Cya karindwi, mu gihe uwo watumiye amaze kwakira igipapuro cyemeza ubushobozi bwawe bwo kumutumira, agomba gusaba randevu kuri ambasade y'igihugu azasura utuyemo kugira ngo azajye kudepoza dosiye isaba visit visa. Icya munani, uwo watumiye agomba gufata cya cyemezo wamwoherereje kivuye muri immigration yaho azasura nyuma yo kubona randevu, agakora reservation y'indege, reservation ya assurance y'urugendo, akuzuza formulaire ya visit visa yakora kuri website ya ambasade, agafata pasiporo yawe wowe wamutumiye n'icyo mupfana niba gihari gishoboka akagishyiraho, pasiporo ye ndetse n'ibindi byaba bisabwa akabyohereza kuri ambasade. Azatera ibikumwe, atanga amafoto 2 magufi, hanyuma ategereze hagati y'ibyumweru 2 n'ukwezi n'igice biterwa n'ibyo ambasade yasetinze. Icya 9, ambasade nyuma yo kwiga ku busabe bwe izamuha visa cyangwa imwima, izaba yitwa visit visa niyimuha. Hari ibihugu bimwe na bimwe bikoresha interview, bisaba kwitegura rero ndetse no kumutegura mu gihe agiye kudepoza dosiye cyangwa gukora interview. Visit visa iyo yateguwe neza kandi watumiwe agatanga impamvu zifatika, ikunda gutangwa kenshi, by'umwihariko iyo watumiwe ari umuntu ukuze kandi ufite icyo akora kizwi, bivuga ngo ufite akazi mu gihugu cye, ukora business ku buryo ashobora kwiprovinga atari gutwara ibyo mutumiye gusa, cyangwa se ashesha akanguhe. Mbibutse ko gutumira umushomeri kugira ngo aza gusure mu gihugu urimo akenshi biragora, biranagoye no kumuha visa, kuko ambasade nyinshi ziba zikeka ko nubwo aje ariko atazagaruka. Niba uri Europe, mu gihugu icyo ari cyo cyose, USA cyangwa Canada, ushaka gutumira umuntu, turabizi ni processes itwara umwanya, igihe n'amafaranga. Twegere muri RedPill tuguhe ubujyanama kandi tugufashe gutegura no kugenzura dosiye uzohereza muri immigration, muri ofisi ya immigration y'akarere utuyemo ndetse na ambasade, maze umutumirwa wawe akugereho akoresheje visit visa. Muri Amerika duhamagara kuri guteranya 1-616 31 886. Naho Europe mwatwandikira kuri guteranya 29 152 18 10 6318 ku bujyanama bw'uko mwatumira abavandimwe bakabasura. Naho ubutaha rero, Uwiteka abane namwe.